Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Bifurije kugira umunsi mwiza. Ni mu nyemere dusangire amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu duteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bavuye mu kirwa cya Shipure berekeza muri Aziya, Pawulo na bagenzi be bafatira ubwato i Pafo, bambuka bajya i Perije ho muri Pamfiliya. Nuko Yohani atandukana nabo yisubirira i Yerusalemu. Bo rero ngo bave i Perije barakomeza bagera i Antiyokiya ho muri Pisidiya. Ku isabato binjira mu rusengero baricara. Nyuma y'isomo ryo mu gitabo cy'amategeko n'abahanuzi, abatware b'isengero babatumaho bati, bavandimwe, niba hari amagambo mufite yashishikaza rubanda, ngaho nimuvuge. Nuko Pawulo arahaguruka, amaze gucecekesha ikiganza araterura ati, Bayisiraheli, namwe abatinya Imana, nimunyumve. Imana ya Isiraheli, umuryango wacu, yitoreye abasokuruza bacu, ibaha kororoka igihe bari abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Hanyuma ihabavanisha ububasha bwayo bukomeye, ibitaho mu myaka 40 yose bamaze mu butayu. Nuko imaze kwimura amahanga 7 mu gihugu cya Kanahani, ibagabira icyo gihugu ho umurage. Ibyo byose byamaze imyaka igera kuri 450. Hanyuma ibaha abacamanza kugera kuri Sawuli umuhanuzi. Nibwo basabye umwami, Imana ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, amara imyaka 40 ku ngoma. Imana imaze kumuhigika, ishyiraho Dawudi ngo ababere umwami, ari nawe yatanzeho icyemezo iti, nabonye Dawudi mwene Yesi, umuntu unguye ku mutima, uzakora ibyo nshaka byose. Mu rubyaro rwe, nk'uko Imana yari yarabimusezeranyije, niho yakuye Yezu umukiza wa Isiraheli. Mbere y'ukuza kwe, Yohani yatangarije Abayisiraheli bose batisimu yo kwisubiraho. Nuko ajya kurangiza ubutumwa bwe aravuga ati, ntabwo ndi uwo mukeka, ahubwo hari ugiye kuza ankurikiye, nkaba ntakwiriye no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti, impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nasanze Dawudi yambera umugaragu, maze musiga amavuta yanjye matagatifu, ikiganza cyanjye kizamuramira, n'ukuboko kwanjye kuzamutize imbaraga. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe, maze azegure umutwe kubera izina ryanjye. Abazanyambaza agira ati, uri data, uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yari amaze koza ibirenge by'abigishwa be, arababwira ati, ndababwira ukuri koko, nta mugaragu usumba shebuja, kandi intumwa ntisumba uwayitumye. Ubwo mumenye ibyo, muzahirwa nimubikurikiza. Si mvuze mwese, abo natoye ndabazi, ariko ibyanditswe bigomba kuzuzwa ngo, uwo dusangira umugati niwe wanteye umugeri. Mbabiburiye hakiri kare bitaraba, ngira ngo umunsi ibyo byabaye muzemere ko ndi Uhoraho. Ndababwira ukuri koko, uwakiriye uwo ntumye ni jye aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu duteguriye kuri uyu munsi wa kane, araduhamagarira ku rugero rwa Dawudi kuba abantu baguye Imana ku mutima,
kandi bakora ibyo ushaka byose. Mu ivanjiri Yezu Kristo aratwibutsa ko ibanga ryo guhirwa ari ugukurikiza ibyo atubwira. Mu isomo rya mbere Pawulo intumwa aragaragariza abamutega amatwi amateka yo gucungurwa kwabo, arehereye ku buryo Imana yakijije abasokuruza kugeza kuri Yezu waje gukiza burundu abamwemeye kandi bagakurikiza amategeko y'Imana. Imana rero yuzuza isezerano igiriye ubutungane ndetse n'ubwiyoroshye bwa Dawudi. Natwe rero igihe cyose twemeye ko Imana idukoresha, tukemera ko duharanira kunogera Imana yuzuza amasezerano yayo maze ikaduha umukiro. Imana rero iduha Yezu nk'umutegetsi n'umukiza kugira ngo nitwisubiraho turusheho kumwakira, adukize kandi atubesheho. Ibanga rero ryo guhirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi rishingiye ku gukurikiza ibyo Yezu atubwira. Ibyo Yezu atubwira rero ni ukubaha no kubahiriza amategeko y'Imana, ni ukwirinda akagambane n'ubugambanyi, ni ukwakira neza abo Yezu adutumaho, ni ukwemera ko Yezu ariho kandi yahozeho. Dusabe Nyagasani ingabire yo guhora dufite inyota yo gukora ugushaka kw'Imana. Twishimire kuramirwa nayo, turirimbe iteka impuhwe zayo, twiringire ubudahwema imbabazi n'urukundo bye, kuko uhoraho ari we uturamira igihe cyose, akadutera imbaraga kandi akatubeshaho, kuko ari we Data, ari we Mana yacu, ari urutare rwacu dukesha agakiza. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na nyir'impuhwe, nabaha umugisha abarinda bakomeza biteho, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.